kuko benshi bo bari bazi ko twanashize nta muryango nta muntu wacu wasigaye kuko badutegere nade turi mu nzu abantu bose twari kumwe barapfa mvamo na musaza wanjye wakoze ahantu henshi baraguhembaga byaba ahenshi nagiye mba ntabwo bampembaga narakoraga ntibampemba ariko nkumva kubeki bataguhembaga cyane hari igihe wasanga ari nk'umutima w'abantu nakoreye no kubanyereka ko ndashoboye akazi no kuza wenda ngakora ariko igihe kikagira bakanyereka ko hari byinshi nangeje isomo utazibagirwa cyangwa se ikintu uhakuye utazibagirwa muri ako kazi ko mu rugo wakoze ni iki? Isomo rikunini nahakuye mbona uvuga ngo urugo rwambereye rwambere ibikomere bikomeye kuko urumva nari nginjemo n'ubupfubyi nabyo bikomere nakuye mu ngo nyinshi zitandukanye nabayemo na bwa bupfubyi ngezemo noneho urugo ruba rubi narakubitwaga ngaharikwa kandi ntabimpisha akabinyereka nakubiswe inkoni nyinshi nkarara hanze ubuzima buba bubi gukubitaga guhoye iki ubwo ntiyashaka ko ari n'umuntu wamvugisha ntiyashaka ko ari umuntu wansura cyangwa mbonane nawe nabagaho mu buzima bwanjye nyene bw'ubwigonge rero ikintu cyagwaye imbaraga zo kwaguma nubwo wakubitwaga cyangwa se nubwo nyine wabagaho nabi ni iki cyaguteye imbaraga zo kuhaguma ahantu nubwo kandi ubaho nabi cyanteraga imbaraga zo kwaguma mu mezi 5 maze ushatse 2020 iri sezerano wari usanzwe urifite nari ndifite ryaje ryari iri sezerano ndifite nari maranye imyaka myinshi nkinga gereranya iri sezerano ndifite nari ndimaranye imyaka hafi nk'umunani imyaka 8 batari 10 ariko ndabyibuka ko nari ndifite ariko Imana irimpa wararyizeraga se Imana ntiyakoreshwa ikosa ryo kugutabara itabanje gukuraho abantu irabanza ikagukuraho abantu abo wari wiringiye imiryango bene wanyu ababyeyi inshuti nicyo cyagiye ujya kwireba ugasanga wari ufite inshuti mwasangiye wari ufite abana wari ufite umuryango ariko abantu bose bakakuvaho turabasuje bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe nkuko twabibabwiye muri intro cyangwa se muri ya video tubaha ikaze ahangaha tugiye kuzajya tubona n'ubundi ibiganiro byivuga butumwa ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye ku buzima bugiye butandukanye twihuse turi kumwe n'umubyeyi turaje tumuha ikaze atubwire ubuzima bwe dusangize ku buzima bwe gatoya ni episode kuri episode azatuganiriza byinshi ubu ngubu tugiye gufata nka resume cyangwa se incamake y'ibyo azatuganiriza tuguhaye ikaze murakoze cyane amazina ni Mukakamari Aloysia ariko benshi cyane baziho Mama BYIRINGIRO uyu ni umurongo Imana iduhaye uvuga butumwa tuzumviraho byinshi cyane n'ubuhamya bw'abantu batandukanye kandi na byinshi bizahimbura ubugingo bwa benshi rero amazina nayo mfite abana 7 mfite n'abandi ndera 3 ndubatse ntuye Karuruma Yesu aduhana umugisha murakoze cyane watangira ubuzima bwawe udereza ubuzima bwawe mu ntangiriro wenda ufite nk'imyaka 2 ubuzima bwanjye bwanaciye mu nzira ikomeye igoye ariko yavuyemo inyungu nyinshi nabaye imfubyi mfite imyaka 10 rero ni ibintu tuzagenda tugarukaho nyuma mu buryo burambuye tunabisobanura neza n'uburyo twagiye tubona imbaraga z'Imana mu bihe bibi twagiye ducamo mu gihe cy'upfubyi wabaye imfubyi ufite imyaka 10 nabaye imfubyi mfite imyaka 10 nyuma yaho warizwe gute wakuze gute mbona uvuga ngo nyuma yaho nkimara kuba imfubyi ninjiye mu bundi buzima atari bwiza aribwo nahuriyemo n'ibikomere nzasangiza abantu bazanyumva mu duciye ku manjye ho gakeya bwari bumeze gute bwari ubuzima bugoye bwari ubuzima butoroshye cyane ko bwari ubuzima nisanzemo muri ubwo n'imyaka mikeya mbucamo rero ninjira mu kiboye nkora akazi ko mu rugo mu ngo nyinshi zitandukanye aho hose ko nagiye mpakura n'ibikomere bitandukanye ariko aho hose Imana yarushaho kugenda ibana nanjye irandinda wageze i Kigali gute nahageze nje nyine gushaka ubuzima ko namaze kuba imfubyi ntaho kuba ubwo wari ufite imyaka 10 nari mfite imyaka yari irenze 10 yari nka 12 ubwo rero naje i Kigali je gushaka ubuzima ko ntaho kuba nari mfite aho nabaga bari bamaze kutwirukana nje gushaka ubuzima nakoze rero mu ngo nyinshi zitandukanye Ingeze mu nkakaritsiye wakozemo ni nakoze aho bitaga Kimicanga nabaye ahantu bita mu Rugunga nabaye naho bita Remera mu Migina
nasoreje ahantu bita Kimuhorora. wakoze ahantu henshi baraguhembaga ahenshi nagiye mba ntabwo bampembaga narakoraga ntibampemba ariko nkumva kubera bataguhembaga cyane hari igihe wasanga ari nk'umutima w'abantu nakoreye no kubanyereka ko ndashoboye akazi no kuza wenda ngakora ariko igihe kikagira bakanyereka ko hari byinshi nangeje. Isomo utazibagirwa cyangwa se ikintu uhakuye utazibagirwa muri ako kazi ko mu rugo wakoze ni iki? Isomo rikunini nahakuye isomo ry'uko umuntu wese uko yaba ari aho yaba ari cyangwa mu buzima arimo yaba ari muri ako kazi nk'ako nakoraga cyangwa se ari no mu kandi karutako, isomo nakuyemo nuko umuntu wese utamusuzugura. Tuvuye mu kazi ko mu rugo wakoze igihe kinini noneho tugeze mu rushako. Mu rushako nashatse mu bupfubyi mbuvuyemo n'ako kazi n'ubwo buzima bubi ninjiye mu rugo mfite imyaka 16. 16 nibwo washatse? Nubwo nashatse nagize 17 mbyaye. Ngenda rero muri urwo rushako. Umugabo mwarabanaga? Twarabanye njya muri urwo rushako nshakana inda ariko nongeze muri urwo rushako narwo rumbera ruba rubi cyane kurutaho. Mbega n'ubu navuye mu cyiciro kimwe njya mu kindi bya bikomere by'ubupfubyi mba mbivuyemo n'akazi ko mu rugo ingo zitandukanye n'imico itandukanye. Ugiye no mu rushako nabwo ruba bikomere naho biriyongera. Gute byongere gute? Iki kintu nakivuga ikintu gikomeye uvuga ngo buriya ibikomere by'inyuma ushobora kubona abantu babigufasha bakabibona bigaragara ariko iby'imbere biba bibi cyane kuko nta muntu ubireba. Ni nawe kenshi cyane usanga abantu icyo bagizemo igikomeye nyine byagendaga bite? Impamvu nta biryo wabonaga baba gutitaho muri famiye washakiyemo byabaga bimeze bite? Mvuga ngo urugo rwambereye rwambere ibikomere bikomeye kuko urumva nari ngwinjiyemo n'ubupfubyi nabyo bikomere nakuye mu ngo nyinshi zitandukanye nabayemo na bwa bupfubyi ngezemo noneho urugo ruba rubi. Narakubitwaga ngaharikwa kandi ntabimpisha akabinyereka. Nakubiswe inkoni nyinshi nkarara hanze ubuzima buba bubi. Yagukubitaga guhoye iki? Kenshi yankubitaga cyane ko nyine yabonaga nkubita ashaka kugira ngo ngende ariko simbona ahantu njye. None se gushaka ni wewe wabisemo gushaka cyangwa se yarakubwiye ngo ngwino tubane cyangwa se hari izindi mbaraga zabayeho kugira ngo mubane ku gahato? Ibi nibyo nshaka kugira ngo nzavugeho birambuye mu bice 5 nahaye ubuhamya bwanjye. Nzabibwira abantu buryo burambuye kuko nagiye gushaka njyanye nda n'ubundi buhamya burebure nzabwira abantu kandi basobanurira. Yego mu gushaka noneho tugere mu kigero cyo kubyara rero nagiye njyanye inda nshaka kuri uwo mugabo ariko mpageze nayanda nkarara hanze akankubita akamparika ubuzima bubi. Kenshi rero ubwo ntiyashaka ko ari n'umuntu wamvugisha ntiyashaka ko ari umuntu wansura cyangwa mbonane nawe nabagaho mu buzima bwanjye nyene bw'ubwigonge. Rero ikintu cyagwaye imbaraga zo kwaguma nubwo wakubitwaga cyangwa se nubwo nyine wabagaho nabi ni iki cyaguteye imbaraga zo kuhaguma ahantu kandi ubaho nabi? Cyanteraga imbaraga zo kuhaguma kuko n'abantu barebaga inkoni nakubitwaga n'ubuzima nari mbayeho bubi bubabaje cyane. Bangiraga inama yo kugenda kuko baravuga ati byanze bikunze uzagwa muri uru rugo ariko icyatumaga mfite izo mbaraga nta kindi nuko nta hantu nafite ho kujya ntaho kuko ntaho nari narasize inyuma. Navuga nti basi gupfa no gukira ni hano n'imyaka mikeya na bya bikomere no kutagera umuntu wungiraho. Nta mama wacu nari mfite nta shinge nta rugero nta muntu nari mfite ndebaho. Uyu munsi tugarutse ku imyaka 27 irashize jenoside yakorewe abatutsi irangiye. Ese we wagize amahirwe yo kumva ko wabona bamwe muri famiye yawe? Nagize amahirwe cyane yuko nabona bamwe muri famiye yanjye kuko benshi bo bari bazi ko twanashize nta muryango nta muntu wacu wasigaye kuko badutegere nade turi mu nzu abantu bose twari kumwe barapfa mvamo na musaza wanjye twavemo turi babiri. We yarafite imyaka 3 rero nanjye nafite iriya myaka 10. Rero ubwo twavuyemo gutyo dutatana bari bazi ko nta muntu wasigaye. Rero nyuma nibwo naje kubona bakeya bo mu muryango wacu baratangara nabo barumirwa. Ubu twarahuye. Ubu mwarahuye? Wahuye nabangahe bo muri famiye yanyu? Urebye maze guhura na benshi ntago ari bakeya kuko nasanze ari umukecuru umwe muri famiye mwaka rero mwahuye? Ni muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere yuko nshyingirwa mu kwezi kwa 3 niho twahuye duhujwe na Zaburi.
nko twahuye mu gihe cyo kubyara rero umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu ko byari bimeze bite wakomeje kuba muri bwa buzima nakomeje kuba muri bwa buzima nta mpinduka uko nabyaraga niko ibikomere byongeraga n'intambara mu rugo byari ubuzima bugoye iwacu hahoraga intambara twahoraga turwana hahoraga induru akamparika nyine akabinyereka umuryango wari washakiyemo byo kubera iki batazaga ngo bakemure ikibazo cy'umukazana wabo nyine yabaga afite bo barazaga bikananirana cyangwa washakiye n'ubundi nabo batagushaka naje muri uwo muryango nabo babigegamo bikananirana cyane ko bamwe muri bo baje kumba hafi no kubangeze hano nuko bagiye babigiramo uruhare bakamba hafi bamwe muri bo bagiye bamba hafi cyane na naka kanya bakomeje kumbera ababyeyi Imana ibiguhaye guhaye isezerano yuko uzagira ubuzima bwiza ubuzima bubi urimo cyangwa se waciyemo buzahinduka ukaba ahantu heza yabiguhaye mu gihe kingana iki byaje bite imyaka yaguhaye kugira ngo ubu ngubu ugezeho yari ingahe kugira hari abantu dufite amasezerano atandukanye wabona umaze imyaka 2 kavati hanze ya masezerano ari amahuri we byatwaye imyaka ingahe kugira ngo isezerano ryawe rigerweho mbo isezerano niyo hantu nakubwiye mfite ingingo tuzarebera hamwe n'abantu bose bazatega irakora TV tuzaganiraho ingingo zigeze muri 5 imwe iravuga ngo kuvugana n'Imana ntibikuraho kugeragezwa rero muri iyo myaka yose nabayeho mu buzima bubi naje kugira igihe ngera muri urwo rushako muri izo ntambara muri ibyo bigeragezo naciyemo no kubyara buri mwaka rero nageze igenda hamagarwa mu guhamagarwa rero niho Imana yavuganye nanjye ntangira kugira ihumure ryo mu mutima Imana yavuganye nawe nko mu buhe mwaka kugira ngo tubisanishe n'imyaka yawe ufite none tuyisanishe n'igihe Imana yavuganye nawe ko ubuzima bwawe buzahinduka Imana yavuganye nanjye 2003 nari mbyaye umwana wa gatatu niho Imana yampamagaye yaguhamagaye gute duhe ishusho iburyo Imana yampamagayemo urumva nari ni muri uwo mubabaro w'amahoro w'ubupfubyi w'amahoro ninjiyemo ubushako byabikomere nuko n'ubuzima bubi nari mbayemo nari umuntu ufite agahinda kenshi none no kugira byabikomere navuze ariho hahandi benshi ushobora kugira ibikomere abantu bareba wenda umuntu yabibona akakusanga akaguhumuriza ariko kagira n'ibindi byo mu mutima abantu batabona biraro nabyo bituma abantu benshi bafata icyemezo cyo kwiyahura iki gihe warasengaga ntago nasengaga muri iyo myaka muri make Imana nta muntu yatumye ni wowe yegereyeho nta muntu Imana yigeze intumaho no gusenga nasengaga nyine bisanzwe ku cyumweru mu materaniro ariko ntazi ngo Imana iravuga cyangwa se nakwiriza ubusa cyangwa nashaka Imana muri ubu buryo mu gihe guhera ku mbyaro ya mbere kugeza mu bana 7 ufite wabanaga n'uwo mugabo mwabanye nyine agukubita cyangwa se twabanye n'uwo mugabo igihe kiza kugera dutaragenda amara imyaka 7 maze imyaka 7 utabana namaze imyaka 7 tutabana imyaka 7 yari yaragiye urumva yaragiye nyine arasigara n'abana ngumana n'abana nguma mu murimo w'Imana nkomeza gusenga mu gihe cy'imyaka 7 wamaze umugabo yaragutaye wari ufite abana bangahe nari ufite abana 7 none ikintu ushimira abana bawe 7 bose mwabanye muri ubwo buzima bukakaye cyangwa se bugoye n'igiki ikintu mbashimira nuko bambereye abana beza bambereye abana beza ntabwo twe dutandukana n'abana mu buzima bwose naciyemo uko nkimara kubyara cyangwa nkimara nubwo nari mu ntambara ngenda mbyara kuko nta muryango nagiraga nari kinege numvaga nkeneye kubyara kugira ngo byibura nanjye ngire umuryango rero abana banye ndabashimira ko bambereye imfura nta mwana wabaye mayibobo nta mwana araye mu gasozi nta mwana wagiye kwiba bambaye hafi tubana mu buzima bubi bwari bugoye ariko tubanamo barihangana banyereye imbuto zikomeye hari abantu b'umwihariko washimira muri cya gihe wabagaho ukora akazi ko mu rugo hano muri Kigali kuri ya myaka 12 abantu b'umwihariko nashimira muri iyo myaka 12 wenda n'umwana w'umukobwa umwe twari twaturukanye cyangwa bamwita Louise arahari niwe umwana wagiye akunda kumba hafi na kenshi ni nawe wanshakiragaho gukora nubwo bitakundaga ngo bivemo nkuko nabitekerezaga ariko niwe mwana niwe wambaga hafi
wambaga hafi byakwanga akashakira akazi ahandi. Uyu munsi twavuga ko ubuzima bwawe bumeze gute nyuma y'imyaka 22 uri mu kigeragezo? Ubuzima bwanjye Imana yarabuhinduye. Niho nakubwiye ngo uko narushagaho gusenga no mu bibazo n'ibigeragezo n'intambara no kureba abana bangana gutyo 7 njyenyine kandi nkorera Imana, niko Imana yavuganaga nanjye, niko yarushagaho kuvugana nanjye, ariko ibyivuze nkabona nta gihinduka, ahubwo intambara zikiyongera. Ariyo ntego navuze nzabwira abantu ko kuvugana n'Imana bidakuraho ko kugeragezwa, ariko nkomeza gukomezwa n'amasezerano, ndushaho no gusenga, kuko nubwo byari bimeze gutyo ninje mu bintu byo gusenga nsigara ntunze amahoro mu mutima. Imana yagusanze utari umukristo? Imana yasanze nari umukristo utari nyine udakunda gusenga, twakundi bisanzwe nyine nkuko bikora. Imbaraga zo kwihanganira ko amasezerano yawe azashika wayakuye? Imana yasanze narasengaga ariko cyumweru bisanzwe, ariko ntazi ibyo gusenga no kwiriza ubusa, ntazi ko n'Imana ivuga. Imana rero muri ubwo buzima, muri ako gahinda, muri uwo mubabaro mwinshi nari mfite, kuko nagerageje n'inshuro 3 kwiyahura ariko ntibyakunda, mbona simpfuye. Noneho nyuma yaho muri uwo mubabaro niho Imana yansanze, isanga ari nijoro ndyamye irampamagara. Uyu munsi turabona ufite Bibiliya nyine mu buzima waciyemo, ntago nigeze mbona ahantu wigeze ujya ku ishuri kugira ngo umenye gusoma byagenze bite? Ntago nagize amahirwe yo kwiga, narize ngarukira mu wa 3 primaire. Ubwo wari ufite imyaka, ubwo wagiye nk'abandi ku myaka 7, ku myaka 10 ubaye imfubyi, ariko warigaga mu wa 3? Niga mu wa 3 urumva twinjira mu bintu by'intambara hitizamo. Kuva rero nyuma y'intambara ntago nongeye kwiga. Ntago nongeye kwiga, nahise ko nkomeza nyine ubwo buzima bwo. Mu nshuro 3 wagerageje kwiyahura kugira ngo ubihagarike, hari ijwi wumvaga cyangwa se hari umuntu wagufashaga ati ntiwiyahure? Byagendaga bite kugira ngo ubihagarike kandi warabigerageje? Narabikoraga ariko nkumva ijwi rimbuza. Bikubuza byakubwiraga gute? Narabikoze bwa mbere, noneho ariko nkajya numva ijwi rimbuza, ariko n'ubundi sinde ku mwanzuro, ako nabikora ibyo nagambiriye gukora bikanga, ntibikonde. Nzabivuga birambuye. Babaga babizi se? Ntago babaga babizi, abana bari bato cyane, bwabaga ari ubwana buto kandi simbibereke. Ikintu wakoze wahisha abana kugira ngo utabababaza cyane ni nk'iki kintu nyine ubuzima bubi kirenze ikintu kibi wabonye mu buzima bubi wabagamo cyane, ariko ukagihisha abana kugira ngo utabakomeretsa ni nk'iki? Buriya mu buzima bwanjye namwe, kubera ko nahuye n'ibikomere byinshi n'intambara nyinshi n'ubuzima bubi naciyemo, nagiye mparanira guhisha abana, kwanga kubatera ibikomere ngo bagire ibikomere bisa n'ibyo nanjye mfite. Nkumva abana banjye nabarera mu bundi buzima butandukanye ngiye nubwo naciyemo, kuko ngiye nafite ibikomere byinshi, twagiraga n'ibibazo tukabura ibyo kurya, ariko simbereke ko nta byo kurya mfite. Nkabikoraga gute? Nashoboraga no gufata inzira bashonje nabuze icyo nkora nkagenda, ntabwo ngiye mu isoko kandi nta mafaranga mfite. Wagaruka? Agaruka yakarigiye ngaruka nta kintu nzanye, akarigiye nicira inzira nkajya gutoragura ku nyine gutyo nuko. Ariko n'ubu numva mparanira ko nabarindi bikomere. Uyu munsi hari igihe iyo udafite uyu mugabo wawe yagutaye cyangwa se mutabana, nta babyeyi ufite, haba washakiye nta muntu kwitayeho, hari igihe wumva ko agahinda uri bukamarwe n'abana kubera ko mu kubaganiriza ubuzima bwawe warabikoraga? Nagiye mbikora cyane ko twanabucanyemo. Mfite umwana w'umuhungu mukuru ufite imyaka 22, twacanye mu buzima bukomeye. We rero ari n'umuhungu, buri abahungu n'abana beza bareba kure, rero n'umukobwa babaga babibona cyane, ariko noneho uko byarushagaho kuba bibi, ahubwo nkabona abana barushaho kunyegera cyane bampumuriza. Bizo ngo ubuzima bwawe wabucanyemo n'ubwo wabucanyemo n'imfura yawe, ese hari ijambo ry'umwihariko yakubwira ati mama tuza bimeze bizagenda neza, hari ikintu mwibukiraho yakubwiye? Abana mbimukiraho cyane, yambereye umugabo, ambera musaza wanjye, ambera umuvandimwe, abintwari. Buri Imana iteye ubwoba, Imana yaragira amufata iramucura, ngiye kubona mbona Imana imukuyemo umukozi wayo, nawe iramuhamagara, aza rero ari umukozi w'Imana, nawe ari umuvugabutumwa, ahabwa impano zo guhimba, n'umuhanzi w'indirimbo, ahabwa n'impano z'ubuhanuzi mu byo ntakekaga. Imana imuhamagara ari muto, noneho inamuhamagara afite kwizera ku buryo yambaga hafi, akasenga, akansengera, akanganiza. Kenshi kintu namubonagaho yagiraga ishyaka ryo kumbaza,
akamba hafi akaza akansanga ndyamye, mama bimeze bite, wiriwe gute, umeze gute. Noneho ikintu cya mbere mwibukiraho ndashaka kuzibagirwa, yanyerekaga yarafite kwizera ko kunyereka ko ibyo tudafite tuzabibona, akabinyereka nk'ibihari kandi nta bihari. Mu bantu mwasenganaga icyo gihe hari umuntu w'umwihariko wagufashaga mu kwinginga Imana cyangwa se mu kuguhumuriza? Mbona ukuvuga ngo ibi bintu ni ibintu nateguye, nibyo navuze nzavuga muri zirangingo 5. Hari ubuzima naciyemo bwagiye bugira, byagiye bimera. Ishuri nize byabaye nko kumwana ahera muri gardienne, ahera muri gardienne akavamo akajya mu wa mbere. Rero nanjye niko ubuzima bwanjye bwagenze, bwagiye busimbuka njya mu bindi. Hari ubuzima nabayemo mbura abantu, ariho nabwira umuntu nyumva ko kuba utari kumwe n'abantu cyangwa abantu bakuvuyeho bibacira urubanza, birashoboka ko Imana yabigezayo. Noneho hari ubuzima nabayeho mbura abantu, inzara irandya mbura ungaburira, inzara inambara ubusa bigaragara mbura umuntu nyambika. Ariko icyo cyiciro nza kukivamo cyo muri ubwo buzima bubi bwo gushonza simbona ungaburira, bwo kwambara ubusa, ntihagire umuntu nyambika, nambaye igitenge kimwe ngicurikiranya, ngenda nta nkweto nambaye, nambara inkweto zidasa, ngenda nkazitora mu yarara nkazambara, kandi nsenga Imana imbwira ati nzakugira neza. Ariko simbona umuntu, Imana ikabihisha abantu ko nambaye ubusa, kandi nsengana n'abantu bafite ubushobozi. Icyo karero nkibamo muri ubwo buzima, ngasonza nkabura uko mbigenza, nkicira inzara kugira ngo abana babone ukuntu barya. Urumva, nkicira inzira, nkaba naza nkaguhingira, nkaba naza nko murima w'umuntu ubutabimpaye, ngasoroma imboga, ngasoroma imishogoro, kugira ngo muri kintu mpereza abana nta muntu wo kundebaho. Icyo gihe rero naje kukivamo. Noneho muri icyo gihe rero nari mbayemo nta n'uwampumurizaga, ntawe n'uwampumuriza, kandi nta n'ubwo mbarenganya, kuko umugabo buryo twari tubanyemo bwari uburyo bwageze igihe ndekera mu rugo, sinemererwa kujya mu isoko, kuko ndabyibuka ko hari igihe yanciye no mu isoko ansazemo nkubitiramo. Igihe kiragira anca mu isoko, anca mu rusengero, anca ku muntu wari we wese yanamenya ko twavuganye akankubita, yanamenya ko twahagaranye akankubita. Noneho nsigara mba mu buzima bwanjye nyine. Icyo gihe nta muntu ari kubona umuhumuriza, nta wari uhari, no gusenga sinajya gusenga. Ariko icyo cyiciro Imana iza kukinkuramo, iza kunshyira mu kindi rero, impuza n'abantu bansengera, bankomeza, bangaburira gutyo. Uyu munsi uhuye n'umugabo mwari mwarashakanye mbere, n'iki kintu wamubwira? Guhura nawe nakwemera, kuko naramubabariye nkimara kwisobanukirwa no kumenya inzira nari ndimo yariyo, ko yari mu mugambi w'Imana. Namenye ko atariwe, ahubwo yari yambereye umwarimu, yambereye umwarimu. Nubwo yanyigishije nabi akancisha mu nzira mbi, ariko njye naramubabariye. Hari igihe kizagira, hari igihe kigera ukumva wahora nawe? Ntabwo navuga ngo hari igihe cyegera kumva nahura nawe, kuko yadutaye igihe kinini, kandi nta n'abana bato, birakomeye kurera abana 7 wenyine. Abana mu buzima bubi, abo bana ntiyabibuka, nta kubishyurira ishuri, nta kinigeze atumarira na gito. Ubwo njye nageze igihe nyine mfata inshingano z'umugore, mfata niza z'umugabo, njyewe nsigara numva ko ubwenge bwanjye n'ibitekerezo mbishyize ku bana, ko numva ashaka ko abana banjye biga, numvaga mparanira ko nta mwana wanjye nazabona yabaye mayibobo. Ishimwe watanga ubu ngubu mu bijyanye no kwiga, abana bawe bariga, batubwira imyaka bagezemo niba biga nyine? Natanga ishimwe mbwira cyane, nshima Imana ko ari se w'imfubyi, kandi ko imenya batagira shinge na rugero. Mbwira n'umuntu ubu mfite umutwaro cyangwa icyifuzo cyo gusengera abantu bari mu buzima nk'ubwo nari mbayemo. Noneho nkumva nanabakoresha bikunze, Imana ikabincira inzira, nabakoresha nk'igiterane cy'amahugurwa. Numva nabwira umuntu uri nk'ahantu narindi, kumubwira ngo kwihangana, kandi mu bintu byose ari gucamo akarushaho kwegera Imana, akegera Imana, akagwiza gusenga, kuko Imana ntigire ku muntu wayo. Kuko ndashima Imana ko abana bose bariga. Umuhungu wanjye mukuru ageze muri universite, ari mu wa kabiri, amashuri makuru mu wa kabiri, kandi babaye abanyabwenge, bagira amanota meza. Umutoya nawe ari mu wa 3. Urumva rero abandi nabo bose bariga, nta mwana wanjye n'umutiga. Guhera 94 kugeza muri 21 ni urugendo rw'imyaka 27. Ubu ngubu noneho tuvuge ya myaka yose twayisobanuye, tugeze muri 2021, ubuzima bumeze bute? Ubuzima bwarahindutse,
niho hantu nashatse kugira ngo nzaganire n'abantu bazanyumva mbabwire ko Imana ifata igihe ifata Imana igufatika kushyira mu gihe ariko cya gihe kibitsemo umugambi wayo. Ubu nanjye muri ibyo bihe naciyemo byo guhingira abaturage, byo guca inshuro, byo kubura ikintu nk'abana nkajya kwibumba mu murimo w'abandi nk'umushogoro cyangwa imboga mbaha, byo kujya gushaka imboga mu gihe uraho ntateye kugira ngo abana barye, byo kuzanga korera igihumbi, mbega bwa buzima bwose naciyemo bubi bwo gucuruza ibijumba narabyikoreye Kamembe barabizi, byo gushyira ibitoki ku mutwe nari meze nk'umusazi, bambonaga nk'umusazi, abantu benshi baranzi, n'umuntu mbonye wese Imana ajya mbwira ati nzagukorera ikintu kivuga utavuze. Umuntu wese umbonye mvuga ubutumwa ntavuze. Twagusanze mu rugo none se hari mu mezi 5 maze ushatse 2020 iri sezerano wari usanzwe urifite? Nari ndifite. Ryaje ryari? Iri sezerano ndifite nari maranye imyaka myinshi. Nkinga gereranya. Iri sezerano ndifite nari ndimaranye imyaka hafi nk'8. Imyaka 8. Batari 10. Ariko ndabyibuka ko nari ndifite ariko Imana irimpa. Wararyizeraga se? Ntago naryize. Mbese kuko urumva mbese navaho nararyizeraga kuko numvaga atari cyo kinshishikaje cyane ko nta mahoro nigeze mbonera mu rugo, nta byiza nigeze mpabonera cyane ko nareze abana njyenyine ndi imfubyi nawe urabyumva cyane ko naciye mu nzira nkajya kubyara nta mama mfite unyuza kundeba, nta mama wacu nta ungemurira, nagiye mbyara abana mu nzira zikomeye zimbi cyane zikomeye. Rero ubwo kumbwa ngo isezerano ngo gutya Imana yavuze gutya numvaga atari byo binshishikaje, nari mfite imvune n'ibikomere byinshi ariko Imana ikambwira ati nzabikora, ikambwira ati nzabikora nkumara umubabaro. Mu rugendo rw'imyaka 27 ubu ngubu noneho urashatse umaze amezi 5 ushatse, niki washimira umuntu muri kumwe waguhisemo cyangwa se Imana yayoboye ngo mubane? Kino namushimira yaje mu mugambi w'Imana cyane, abantu twakunze gusengana cyane barabizi, wenda bazagenda bamwe banaca hano babivuga mu buhamya. Cyambere nshimira Imana no kwitabeshye, ajambo ivuga ngo rihembere mu bintu byose Imana yambwiye, byaba ari bibi cyangwa ibyiza narabibonye. Ariko rero nawe ndamushimira ko yabaye intwari gufata umugore w'abana 10 ukamufata kabisa, ntabwo byoroshye. Imana arabinga abandi rabeshye, ese umuntu wanyemera n'abana 10 n'imiruho yanjye n'imibabaro nawe urabyumva. Nta mashuri nari mfite, nta mafaranga nari mfite, nta bindi bintu byinshi, ubu umuntu azaza gute? Noneho byakwitaho n'ibikomere byanjye nifitiye, nta muntu wari kuba ushobora kunyakirana n'ibikomere n'abana bangana gutyo. Kandi namwe ndera abana numve ngo nabo ngabo ngo ni 10 gusa, hari n'abandi nagendera mu buryo butandukanye. Ubwo rero nuvuga ngo ndamushimira cyane ko cyane yabaye intwari, kandi ndamushimira ko yemeye gusoza umugambi w'Imana. Umunsi ahantu heza hatandukanye n'ubuzima bwawe wari waraciyemo. Ese kandi muri kamere ya muntu akenshi dukunda kwibagirwa, nk'iyo haje kwibagirwa urugero ukava habaho muri wenda igihe kikagera habayeho igihe ubura ibiryo ukabura icyo ugaburira abana, n'iyo habayeho kumva udashaka kurya ibiryo runaka, n'iki Imana ikubwira? Utashaka ko birya ahubwo vuga ngo Imana ajya mbwira ngo nzaguha ku biryo ujye ubisigaza, ujye ubura n'icyo urya n'ukireka. Yarabikoze. Abantu turibagirwa, iyo habaye kwibagira hari ikintu Imana idi kwibutsa. Imana ihita inyibutsa ko hari igihe namaze iminsi 3 cyangwa 4 ntasize inkono ku ziko. Icyo ukora iki? Icyo gihe nyine mpita ko nca bugufi, ntago ushaka kwibagirwa. Uyu munsi noneho hari abantu babaye mu bupfubyi, abandi bari gukora akazi nk'ako wakoze, bafite urubyaro nk'urwo wagize nyine muri iyo myaka, cyangwa se bafite n'abagabo bameze gutyo, niyihe message y'ihumure wabagenera? Ambere nabwira imfubyi ni ukubabwira ko hari se w'imfubyi, hari se w'imfubyi kandi nayo yarabivuze ngo niwe se w'imfubyi ni umugabo w'apfakazi, ni Imana yita ku batagira shinge na rugero. Nabwira imfubyi ngo bihangane ahubwo bahuyoboka inzira yo gusenga, kuko hari igihe umuntu aba mu buzima bubi akajya mu biyobyabwenge, akumva yakwiyahuza inzoga, akumva yakwiyahura. Buriya kwiyahura burya ni ibintu bishoboka, ariko nabwo si wo mwanzuro. Ahubwo nabwira umuntu uri imfubyi ahari hose unyumva mu buzima bwose abayemo, namuha intwaro yo gusenga, kuko gusenga nibyo bituteza intambwe yo kugera ku Imana yavuze, kandi bihindura ubuzima
bihindura amateka kuko nanjye yo nireba nditangaza cyane onde by'abana banje uburyo barezwe n'amasengesho. Tukize ku musozo ese ingingo zabo cyangwa se ubuzima bwawe muri make wabuhaye ingingo eshanu ni izihe tuzakurikirana hano? Bo ingingo ya mbere ni ijambo rivuga ngo kuvugana n'Imana ntibikuraho kugeragezwa. Kubuvugana n'Imana, kuba Imana yavuganye nawe, kuba se cyangwa yaravuganye nawe ntago bikuraho kugeragezwa. Tuzabivugaho tunabisobaniraho twerekane n'ingero, twerekane n'ibimenyetso byabyo. Ko umuntu avugana n'Imana uwo munsi noneho kandi wamara kuvugana nayo kandi ngiye nzitangiraho urugero, ntago nzarutangira ku bandi, nzitangiraho urugero nereka abantu uburyo yagiye ivugana nanjye ariko nkarushaho kugeragezwa. Cya kabiri ni ingingo ivuga ngo Imana igerageza umuntu ikunda. Hari abantu bahamagarwa cyangwa se akaba ari umukozi w'Imana cyangwa ari umukirisitu ariko noneho muri bwa buzima yinjiyemo agatangira kugeragezwa, bene se bakamwanga, amagambo akaba menshi, agahura n'ibigeragezo bikomeye, umugabo akamwanga, bakamujugunya, abantu bakamuvaho, akambara ubusa, akishyiramo abantu. Ariko kandi ibintu byose ari gucamo ntamenye ko biri guturuka mu rukundo, wakagira ngo Imana aramwanze. Ariho handi rero umuntu ashaka vaterekana yahure n'ubundi Imana nta kimariye cyangwa se ntabwo inzi, wowe ukabagambirana ariko ntumenye neza njya tuzabiganireho twerekana uburyo bituruka mu rukundo rw'Imana. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu ni ingingo ivuga uburyo ibigeragezo ari moteri twinjiza mu mugambi mu cy'Imana yatuvuzeho. Nzabibabwira nabyo. Iya kane ni uburyo Imana ifata umugambi wayo ikawuhisha mu gihe. Ifata umugambi wowe ushaka kuba uri mu gihe tuzabivugaho birambuye, ushobora kuba kano kanya uri mu gihe ibi urimo ntago mbizi, ushaka kuba uri mu bihe byo kuba waratawe n'umugabo, ushaka kuba uri mu bihe byo kubura abana, ushaka kuba uri mu bihe by'ubugumba, byo kuba utinze ku musozi wo kudashaka, byo kwangwa se wararozwe cyangwa ufite uburwayi ariko utazi neza ko Imana cyagihe urimo yakibitseho umugambi wayo. Cya gatanu nicyo tuzaganiraho nabyo tuzabivugaho birambuye. Ubwo ni ibintu nagiye njyanisha n'ubuhamya bwanjye, uburyo Imana ntiyakoreshwa ikosa ryo kugutabara itabanje gukuraho abantu. Irabanza ikagukuraho abantu abo wari wiringiye, imiryango, bene wanyu, ababyeyi, inshuti. Nicyo cyagiye ujya kwireba ugasanga wari ufite inshuti mwasangiye, wari ufite abana, wari ufite umuryango ariko abantu bose bakakuvaho ukisanga uri wenyine. Hahandi rero n'Imana igutabarira, tuzabivugaho. Uyu munsi nshobora kuba mfite isezerano, ese ribagarirwa rite? Isezerano nyine wewe nshobora kuba mfite isezerano n'Imana ariko nyine nk'abada bizasura, ahubwo hari uburyo nyine isezerano ribagarirwa. Isezerano rirabagarirwa na nyiraryo. Isezerano ntabwo Imana iguha isezerano ukarekera aho ngaho gusenga ukabireka ukajya mu byaha ukishayisha ugatangira kwicira inzira ukagira gute. Ntabwo Imana irakureka. Isezerano isabwa kurisengera no gukiranuka no kuririnda, kandi ukagiramo no kwihangana kuko tansiyo y'Imana iguha isezerano butangira urugendo rutoroshye, uhuramo n'imitego myinshi cyane. Utabaye maso rero niho hantu ujye ugasanga Satana guteza umutego kandi uguyemo. Ese wowe wabimenyaga gute mu masezerano yose Imana yaguhaye, wabyitwaragamo gute kandi wabagushora? Mbere yuko Imana ikimara kuvugana nanjye naragambiriye, ndagambira mu mutima, maze kugambira rero ngendera ku mugambi kuko nagambiriye. Buryo wagambiriye muri wowe ukagambirira byanze bikunze, iyo ugiye kugwa gato wibuka ko ufitanye indahiro. Indahiro rero ni ikintu gikomeye, iyo wayitatiriye ukatatira indahiro byanze bikunze urahanwa. Rero ngewe cyagiye kimfasha naragambiriye kuko nkimara guhamagarwa narebye urukundo Imana inkunze cyane. Wanjye hahuraga induru, abaza gukiza, abayobozi, abaturanyi barwanye, ibugore banjyanye kwa muganga, umugabo bamufunze, umva byari ibintu biteye ubwoba. Bukeye ngiye kureba rero nisanga hari kubera amateraniro, Imana iri kuhavugira, indwara zikira, ibimuga bihaguruka, abantu baza gushima, abantu bavuga Imana iri muri njye simbimenye. Nkagira ubwoba, nanjye wakoze ikiboye, nanjye wakubitwaga, nanjye waraye mu gihuru, nanjye wahingiye abaturage, nanjye Imana burya iri kuvugira muri njye. Noneho nkabona abagabo baraje, abapasiteri baraje, abashumba baraje, abagore baraje, abantu bakomeye bakaza gushakira Imana iwanjye. Bituma ngambirira, ndavuga ngo kuko Imana yampamagaye ikangira neza, ikangira ikize, ndavuga ngo Mana. Naho abantu bo baravuga kandi ntiwababuza, ntago wababuze. Buri abantu nibakuvuga kuri ntukigirwe ujya kuri guburana ngo bamvuze ngo banyanze, reka abantu bivugire.
hara nuhukura amavuta nicyo gipimo ugomba kugicabo barakuvuga warabagaburiye bakakuvuga mwarasenganye bakakuvuga abantu bishimana ikuvugaho bakakuvuga babana inshuti zawe ariko muri cyagiye kuko Imana emeye ugomba kugihagararamo kandi ukabababarira kuko ntago ari watuganije ku rugendo rw'uko mwahuye n'umugabo wa mbere uyu nguyu we muri make mwahuye gute kubagira ngo nawe rero nzabivuga kuko ushaka ibintu byose mitambivuga nyine duherezeho igice twahuye byari mu mugambi w'Imana Imana yajyaga ibimbwira nzabivuga birambuye ndabiza abantu benshi bafite amatsiko natanze ubamya kuri Zaburishya ariko Imana kubimpaye uyu murongo w'ivuga butumwa nabyo yajyaga ibivuga kera yajyaga ibivuga ariko navuze ngo umuntu wese wavuganye n'Imana niyihangane nta jambo Imana ivuga ngo rihere rero mu minsi ishize rambwira ati haguruka hari abandi bantu bakeneye kumva ubutumwa cyangwa se kumva ko ndi Imana ivuga rero nawe twumuryo twahuyemo ntabwo ni Imana nzabibwira abantu burya ntukirwanirire waravuganye n'Imana ujye wigirira icyizere ugire n'icyizere Imana yavuganye nawe ko byanze bikunze irabikora turasoje nawe reka noneho dusoze n'isengesho isengesho ubundi iyo ugiye gusenga ikintu ushimira Imana cyane niki mu isengesho ryawe ikintu kitajya kibura mu isengesho ryawe cyambere nishimira nuko yampamagaye wadusengera noneho kugira ngo dusoze iki kiganiro turagushimiye Imana yacu kandi turaguhimbaje dushimiye izina ryawe dushimiye ko rakwa no gukiranuka dushimiye imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka turagushimiye ko nta jambo uvuga na rimwe ngo rihere Mana tugushimiye umwanya mwiza ruduhaye data izina rya ntihabwe icyuba dusengeye abantu bose batwumvishe cyangwa se bazatwumva unyemerere umuntu wese uzakurikirana uyu murongo wivuga butumwa yaba arwaye ahantu aryamye azahita akira yaba afite ibibazo uzamuhereza imbaraga zo kubivamo yaba akiri mu ishuri ryo kwika ibigeragezo uzamubashishe unyemerere umuntu wese uzatwumva nyagasani Imana amagambo yose azumvira kuri uyu murongo azamubere amagambo akiza ubugingo bwe azamubere amazi mwami Imana mumara inyota kandi yose azamubere umutsima utera imbaraga turagushimira dusengeye bene data bose bazadutega amatwi harimo imfubyi harimo abapfakazi harimo abandushyi harimo abababaye harimo abatawe harimo abajugunywe harimo abantu bihebye haramaranye iminsi igihe kinini uburwayi bwanze gukira hari abantu babuze imiryango yabo hari abantu b'incike batagira shinge na rugero hari abantu bamaze guta ibyiringiro Kristo wera w'imbaraga abo bose muri rusange Kristo wera turasenze Imana izabegera Imana ibagire neza nkuko twagiye tubona imbaraga zawe natwe abari ko tuzakubona kandi byongeye Mana hari n'abandi batarakumenya turabazirikanye mu izina rya Yesu kugira ngo amagambo tuzajya tuvuga yose azabohora abantu benshi bari ahantu batandukanye ari abatarakumenya ari abakiri mu byaha umuntu wese uzatwumva Kristo w'imbaraga azahabwa imbaraga zo kubohoka kandi Kristo azahabwa itsinzi n'ihumure urakoze kukuri kumwe natwe ni mu izina rya Yesu ndasabye nizeye urakoze amen.